Impanuka iteye ubwoba abantu 9 rwose mu wa 21 bari muri iyi modoka itwara abagenzi bahise bahasiga ubuzima. Abantu 9 rero nibo bamaze gutangazwa ko bamaze kuba bakwitaba Imana. Rero impanuka yabaye mu masaha y'isa sita n'igice, ndetse abantu barebaga iyi mpanuka bagiye bavuga ibintu byo bitandukanye, ndetse bagiye bavuga ibintu, ariko tugiye kuba twabanza tukubwire wenda impanuka ukuntu yagenze kugira ngo ize kuba yahitana abantu bangana batya. Ubundi ubwo hari mu masaha sita n'igice, abantu 21 bari muri bisi yavaga i Kigali yerekeza mu karere ka Muhanga, ndetse hari n'imodoka yo mu bwoko bwa Cakimani. Abantu bazi imodoka zo mu bwoko bwa Cakimani ni za modoka nini cyane zijya kuruta hoho gakeya, nizo zo mu bwoko bwa Cakimani. Iyi modoka rero yari irimo nayo iva mu karere ka Muhanga, ariko yaje kuba yagera hano mu murenge wa Musambira. Murabizi ko hari hafi neza, abantu bazi umuntu ajya i Muhanga hari ahantu mu mihanda ubona ko ibiteye nabi cyane, ku buryo imodoka iturutse ruguru yiruga cyane iza igahita igonga indi, ku buryo gusigara ari ibintu bigoranye cyane. Rero iyi mpanuka rero yaje kuba yaba aya masaha, ariko dore uko yagenze. Impanuka yabaye ubwo ikamyo yavaga mu karere ka Muhanga yagonganaga n'imodoka itwara abagenzi ya minibisi izwi nka Twegerane, yari iturutse mu cyerekezo cya Kigali. Muri iyo modoka itwara abagenzi hari harimo abantu 21, aho 9 bahise bahasiga ubuzima, mu gihe abandi bakomeretse bikomeye, abandi bakomereka byoroheje. Abaturage bari hafi y'iyo mpanuka aho yabereye bavuze ko ikamyo yamanukaga ifite umuvuduko mwinshi, bakeka ko ishobora kuba yari yabuze feri. Bavuga ko Twegerane yanyuze ku modoka yari ihagaze ku ruhande rw'umuhanda kubera ikibazo cy'amazi, hanyuma ihita igongana n'iyi kamyo yamanukaga. Umwe mu batangabuhamya rero bari ahangaha witwa Mbonyumwami Hasani yagize nawe ibyo atangaza nk'umuntu biboneye ibi byose biba, ndetse ari n'umwe mu bantu baje kuba bagiye batya ngo baze kuba batabara bamwe mu bahuye n'impanuka. Yagiye avuga ibintu bitangaje, ariko ndetse byagiye binatungura benshi cyane, ariko wenda reka tugende tunyura muri bimwe yaje kuba yavuze ko umushoferi wa Twegerane yahise aca mu kirahure cy'imbere akagwa muri kaburimbo ahita apfa, ngo amwirebera n'amaso ye. Urumva iyi kamyo yaje kuba yagonga, noneho murabizi ko umushoferi aba yicaye imbere, birangira nyine aciye mu kirahure. Ubwo yagikubise n'imbaraga nyinshi cyane, birangira agiciyemo, ariko ntabwo yagiciyemo kubera ko wenda yashakaga kugira ngo ase kuba yatoroka impanuka, ahubwo yagiciyemo kubera ko iyi kamyo yarije igahita igonga imodoka, birangira nyine umushoferi aje kuba yahita aca mu kirahure agwa imbere muri kaburimbo ahita apfa. Ati twirutse dutabare dusanga abantu benshi bapfuye, abandi bakomeretse barimo gutabaza, harimo n'uwadupfiriye mu maboko. Hari umukecuru nakuyemo ngo mutabare, ahita ambwira ati reka kuntabara kuko n'ubundi ndapfa. Akimara kubivuga yahise n'ubundi ngo amugwa mu maboko. Undi rero muturage witwa Mukafashijweho Solange nawe yagize ibyo atangaza, yavuze ko yabonye ikamyo imanuka ku muvuduko udasanzwe mbere yo kugongana na Twegerane. Ati twageze aho iyi mpanuka yabereye dusanga imodoka yashwanyaguritse, abantu bamwe bapfuye abandi bakomeretse bikomeye, hari n'uwajyanywe kwa muganga umutwe wangiritse cyane. Byari ibintu bibabaje kandi biteye n'ubwoba. Ahangaha rero n'umuyobozi w'akarere ka Kamonyi nawe yahise agira ibyo atangaza. Umuyobozi w'akarere ka Kamonyi Dogiteri Nahayo Sylvain yemeje aya makuru, avuga ko inzego zitandukanye zahise zitabara zikimara kumenya iby'iyi mpanuka. Yagize ati kugeza ubu abantu bamaze kwitaba Imana ni 9, turihanganisha imiryango y'ababuze ababo, kandi dukomeje gukurikirana ubuzima bw'abakomerekeye muri iyi mpanuka. Iyi mpanuka yatewe n'ikamyo yavaga mu karere ka Muhanga ihita igonga imodoka itwara abagenzi, bituma abantu benshi bahasiga ubuzima, abandi barakomereka. Ni inkuru ibabaje cyane kubura abantu bangana gutya.
yakomeje asaba abakoresha umuhanda kurushaho kubahiriza amategeko y'umuhanda no kwitwararika kugira ngo harindwe impanuka zikomeye guhitana ubuzima bw'abaturage. Avuga ko mu bantu 21 bari muri iyi minibisi hari harimo abantu 19 n'abana babiri. Muri iyo kamyo harimo abantu babiri, aho umushoferi wayo yakomeretse ku kuguru. Uyu ni umushoferi w'iyo kamyo nyine. Abakomereketse bajyanywe kuvurirwa mu bitaro bitandukanye birimo ibitaro bya Kanombe, ibitaro bya Kabgayi, ibitaro bikuru bya Kaminuza, ibitaro bya Kigali CHUK ndetse n'ibitaro bya Remera Rukomo, aho bakomereje kwitabwaho n'abaganga. Mwabamwe, ibi ni ibintu bibabaje, ni ibintu twaherukaga kumva mu minsi ishize ya kera cyane, ariko ntabwo twumvaga ko ibi bintu bizongera kubaho ukundi. Mwabamwe, ni ibintu biteye ubwoba kubona abantu bangana batya rwose bahise bahasiga ubuzima. Reka tuvuge duti reka ababuze ababo muri iyi mpanuka bakomeze kugenda bihangana. Ibintu byo ku isi ni uku biba bimeze. Uyu munsi ushobora kuba uriho, ariko mu kanya gake cyane bitarenze iminota 3 gusa ubuzima bwawe bukaba burarangiye. Niyo mpamvu rero hano kuri iyi si mw'abantu mwe tuba tugomba kuyibaho nk'abagenzi, kuko ntago uba ubizi ngo buri burakeye, ariko ntago ubuzi neza niba buri bwire. Nanone niba uryamye ukabona ubyutse uri amahoro, ujye ushima Imana. Mw'abantu mwe, hari abaryama bakabona ntibukeye, hari abirirwa ariko bakabona ntibwije. Niyo mpamvu rero ku isi tuba tugomba kwibaho twiteguye, tuvuga duti isaha ku isaha tushobora kuba twagenda. Rero niyo mpamvu tugomba guhora twiteguye. Ibi ngibi no muri Bibiliya uzagenda ubisangamo bakubwira ko ugomba guhora witeguye, kuko tutazi umunsi n'isaha ibihe byacu bizageraho ngo ubuzima bwacu nuko bujyeho akadomo. Rero reka twihanganishe imiryango y'ababuze ababo, ndetse tuvuga duti abakomeretse nyine Imana ize kubafasha, baze kuba bakoroherwa, maze baze kuba bataha mu rugo amahoro. Mw'abantu mwe, ibyo ku isi ni uku biba bimeze. Nanabashimire cyane mwese mwamaze ko mwagira muri cya mugakanda subscribe. Mbabwire nti muri abantu b'ingenzi, murakoze cyane, mugire ibihe byiza.